ariko shara ko boss atakitwishyura nsiga nsinzira mu kazi ke. Yesu Mana we, this man cyakizamu cyo kiri he? We boyki asundi wabonye umuzamu witwa boyki. Mana we, reka njye kukira wasana nakagahunga kikagerereye. Yasha uri hesha we boyki. Kingura sha. Nibikisha. Weko numvura gwebera ku rugi rwanjye bimeze bite? Kandi kokozi ba boss nabo rwose. Usigiye cyose azahora hibiba. Baramusiga mu kazi akarya. Use boss ni bamwiba bazavuga hana yani. Nibi. Kanje gukireba unasanga ukite ku muryango wanjye ndari. Surprise motherfucker. Wabona kiri guhebebera imbere y'umuryango wanjye. Reba sha. Wewe ko wicaye ngo bameze gute? Hano yine. Ariko abaswa musa nk'abasazi ko. Gasare muri nyabara ngo wakitajyo. Reka nze nkwegere. Kaza nkwegere rwose. Akose sha ko nahute duteka kawunga byagenze gute? Gahungabane mu bwenge bwawe. Akugomba uri kuvuga wakaritse wagicucu. Ariko mbana ikizamu kigisazi ko. Kizamu ni so mu ntumenyere njye ndi umuzamu. Akose sha niba utari umuzamu uri kumarikira. Nanjye mbanze ntera intebe nkuko uri kubivuga. None unje duserere wa. Reka tukugaruka. Ungaruke hibiki. Ayo umuntu atakugarutse waburi ni bono. Bono ni soza. Akaba umubera ibiho nini munumva. Ubwo ngenda gutuka. Utanuka sindasi byo bahi. Nari nkurasa mashira. Gashemira sutazi kigati. Zawe yageze Nyabugogo. Gorwe n'ibyarwaye ababyeyi banje. Noneho imizigo yiwanyu ingeretseho. Nyikugereka sori. Bose umbereyeho. Ariko sha gereka nkubwire ndanagukubita. Ariko sha twese wazi utanga mu kazi. Naje ngushanga mu kazi se boss siyamwe mu kande kazi. Yakwe mu kande kaza kuzana hano rero ntago ngobye ngo uje uhora ntonganya. Oya ngiye nzajya nagutongana. Wewe mu kanya niwe uri mu kazi ugasinzira. Ni warasinzira se sikwa ari akawunga wenyine. Nese nakarya ngiye nyine nari kubwirwa n'iki ko utagiye muri zandasa. Yesu. Reba byo nyine boss yatuzaniye ife y'akawunga usigaye yitekamo igikoma. Cyane nyine nese yitekamo igikoma kandi baduhaye ngo tujye twigaya akawunga. Nese ushaka nyitekamo icyayi. Oya ujye uteka akawunga tukarye uzungaburira aho mba nibi. Shaka gaburirwa bisiga ngenda kugabura narakubyaye. Naho usigaye gukora amanywa. Wamaze. Niba rero nkora amanywa niwo ugomba guteka nkasanga byahiye. We nimugora akunda teka sinjye ubyitekera. Nuko bavuye uri mu rugo uri. Mvuye banavuye mu rugo ndi. Rero reka mubwire niba ushaka ko nzagutekera uzaje kwa nyoko. Hano uba wirana no mu kazi. Ujya nirugwa mu kazi biki. Icyo nkubwiye cyo niba ushaka ko nzaje gutekera uzaje kwa nyoko. Akareke ntago byaba mwana. Zingu tubingutaye. Aho wavuye urahayobe. Nahanjyahe. Sha nayo wabaye kavukirera naho ubundi musore ngiye Kigali nzayisaziramo nk'umugati. Nashaka bari nk'imbabora n'ubundi bazahita bakwirukana. Banyirukana banjyana hesha. Nese sha Kigali isibi wanyu cyane rwose. Ariko Imana igira amaboko. Imana se urayizi. Ibyo byose nigira amaboko. Nose urumva yabidutunze nta maboko igira. Itunga abande bikarane nkaka. Atarakanwa ka boss rya wenyine se. Gira utagakoma wagicucu. Gakomanya umutwe n'inzu. Gahuzwa n'umuvu w'ibibazo. Kabarizwa mu kabari kandi mu rusengero. Gasengera abademoni batewa gutera. Tezwa amano zabaga baterwa amacumu. Gacumita umwama gucumuta. Gacika umutwe bawugaburira ingona. Kagonorerwa ku meza wagihushe. Kandi zawe mazu ndetse uri kumenyera. Akamenyerwa n'amaraso y'abahigi wa Yesu. Emumu man. Menyera ariko umuntu akagukubita itafariza. Ngiye si kintu n'umubati mfite.
ntacyo bitwaye rwose ariko mubwira ngo kunywa igikoma mu kawunga ntabwo byemewe ukanacura ahasigaye. Ntabwo nzongera kugucura sibyo, ntabwo nzongera kugucura biriya nyine kuna byabaye nawe ubona nyine ni ibintu bya yivi na yivi ntabwo bigezweho cyane ko boss deruka kuduhemba ngo ujye mu kabari. Boss uyu muvuga sibyo, boss uyu natanga uvuga se boss iki gihe ko batagihemba. Nese ushaka guhembwa ngo yakoreshe ko n'umugore wamwirukanye ubizi ushaka kuyakoresha cyangwa ushaka kujya kugura indaya hariya mu migi. Ntabyo kujya kugura indaya. None se urayakoresha natangura ifu y'amasaka nkayivanga n'iy'akawunga twatunywa igikoma kivangiye. Kavange nako buriya aba ari fresh ariko uzi ko icyo kintu ari cyo nicyo nyine se mpamvu se nkubwira ngo boss kuki utamuhamagara ngo atwishyure. Boss reka tujye kumureba atwishyure ukumva tunywa kavange. Umunsi kare kose iyo uvuga utigareka kugira ngo dutane amagambo ngana kuri buriya ntabwo mba nabitekereje bitewe nuko mba ntankwe yagakomereka. Si wumva ubwo dufata inzira tugende rwose. Ariko reka nkwereke njya numva ngo abagabo banyweye igikoma ntabwo wumva igikoma mu nzu. Ibyo igikoma igihe wakinywereye ko mbizi ubwo cyase akuze kare mfite ibikoma mu mutwe cyangwa wabona ariyo mpamvu usinzira mu kazu kagwa. Niyo mpamvu ufite ibikoma mu mutwe. Tujye tugaruka ibintu ku bindi ushaka kubugwa. Ubwo umbwira ibizima niyo tujye kureba boss. Kanjye nako najya kumura nose urukumva yatwishyura ubu ngubu. None ubwo tumuhamagaze iki amaguru cyangwa umutwe. None urukumva abandi bahamagaza iki so wa mu karitasiyo telefone. Ubwenge bwawe nibwo bwa mbere bwakora neza. Nenze ngo ugiye kuvuga ngo bamuhamagaza nk'ibindi bintu. Ntacyereko reka tugende nyine. Nope. Kudahaguruka. This man. Kudahaguruka se. Dore nahagurutse sha none dore nacyo cyakicaye. Ubundi urajya mu muntu akora itaje maguru kasye. Ibisamu by'ibigoryi nabyo fata tugende zunguza ubwo. Indasha ndinda. Uyu munsi no uri buyishyuza uri kubiri buyishyuza nyine. Reka nkubwire tugiye kwa boss. Nituyimara kugerayo ndikumva turasanga uwo mukobwa bita Dafuruza cyane rwose undi nkunda gutera. Nizere ko mutagikunda. 70 years old man. Nitumara kugerayo ako nuko tugiye kwishyuza no turi gukundana. Aho ngaho wabahura. Nitumara kugerayo ndikumva uragenda ubwire boss. Ati boss mwiza ufite amatama mu gihe abandi bafite amahoro. Ukaba ufite inda mu gihe abandi bafite umuduri cyane. Ukaba ufite amataye mu gihe abandi bagera amatasi. Turamurata ibyubahiro. Tubabarira utwishyure kuko inzara igiye kutwicira muri Kigali cyane. Ndabikora harya nk'ubwenge. Ariya se mbwenge agakoma kari mu nzu si urwumva. Nese musore numara gushaka umugore ntuzabwira umugore ngo ajye kurwana n'ibisambo hanze usigane wiryamye. Njye ikintu numvise mbwe nuko mwe ngo si urwumva. He shot you. Ariya boss sigaye yitwa si urwumva. Boss bamwita Karori. Ako byaye binciyeho narimbiza ariko. Boss amwita Karori. Tujye kumwishyuza. Umva nkubwire. Niwe ugira igisazi barakurasa. Gahungabanya mu bwenge bwawe kuko ngo uri kuvuga wakaretse twagiye mu segonda 30. Dore nahagaze sha nacyo dore nahagurutse sha none dore nacyo cyakicaye. Ubundi urajya mu muntu akora iki niba amaguru uhagurutse nahe ndaje amaguru kasye. Ibisamu by'ibigoryi nabyo fata tugende zunguza ubwo buzutu bwawe tugende.
ayo uyu munsi niwo uri buyishyuza uri nigire kubyumva buyishyiza nyine ati bosi mwiza cyane ufite amatama mu gihe abandi bafite amata gumisha nare ijambo rimwe kuri bosi niwigira igisazi arakurasa ongera usubiraho niwigira igisazi agasika ifoni korana n'ijwi ongera usubiremo niwigira igisazi ongera nta biriya Eh. uragateje byinshi